turinjira mu gihe gikomeye cyane kandi kibi. Ikibazo cyane mbona gisubiza, ese ubukungu buhuriye hehe n'iyobokamana? Yes, ubukungu na politike bihuye n'iyobokamana in the modern world, muri iyi si ya none. Kuko turagana hahandi abantu bavuga ngo ibyo ni bya naroge, twe turi muri digital, usanga babyinnye ariko ntibazi ibyo barimo. Iyi note mu note zo muri Amerika niyo nigizwe n'inote nyinshi kandi zifatwa n'abantu benshi. Rero yanditseho uyu nguyu. Noneho igihe hano na bino bintu ntabwo byanditse ku izindi note z'amadolari, byanditse kuri icyo bita $1 bill. Ubundi piramides ibintu byubatswe na Satani. Itafari rimwe ryayo usanga riremeye toni 5. Nk'iyi piramide ko mu Misiri zirahari, imaze igihe kingana iki yubatswe? Imyaka 3,000. Hari tekinoloji yo kuzamura se izo toni zingana gutyo? None se byibaze izo bita cranes. None no kuvuga ngo izi piramide ziri muri Egiputa ni Satani wazubatse? Ariko abantu basanzwe bazavanga ngo Amerika ngo bateye imbere uko biringira Imana, ngo in God we trust. But which God? Ngo mu Mana twizereramo. None se ni iyi nigaragazwa nibi? Erega ibinyi byo bikwereka ukuri, kuko abayirumina ntago bandika, bavugira muri symbol, mu bimenyetso byabo. None ubu nguko ritsi dolari aho rituruka na nyiraryo abakoreshwa n'iyi Mana ikora ibingibi ntabwo ari Amerika nk'igihugu, ahubwo ni abatware bategeka Amerika. Ni irihe faranga ubundi riyoboye isi? Icyo ni cyambere. Cya kabiri, ese pasi politike zirarutana? Hari politike iruta iyindi? Iryo faranga ntabwo rigira igihugu, oya ni faranga rya shitani. Gute pasi? Iryo faranga ni irihe? Idolari ni irya shitani? Yego, idolari ryashyizweho n'abakozi ntabwo idolari ishobora kuzasimburwa ni faranga iryo ari ryose, keretse muri gahunda yo gushyiraho ubutware bwa Antikristo bugiye gutegeka isi n'ubwo bwicaye mu Burayi. Ari nayo mpamvu Ubwongereza bwavuye mu Burayi. Bwavuye mu Burayi kubera isi. None se kuki bwavuye muri European Union? Hari cyari kigamijwe no kuvuga ngo hariya hagiye kuba itsinda ukwaryo, hagiye kuba n'irindi tsinda, ariko Uburayi bugiye kuba bwonyine nk'itsinda rikomeye. Ubudage nibwo bugomba gukomera, kuko Ubudage kuva na mbere hose nibwo bushingiye icyo bita ubwami bwa Roma. Ubwami bwa Roma ntagatifu buri mu Budage. Ahubwo tubona isi nk'umubumbe uburyo iyoborwa. Noneho ibihugu tukabibona nk'ibikoresho, nk'uko waba uri umuhinzi ukagira isuka, ukagira igihosho, ukagira umuhoro, byombi buri kintu kikaba gifite icyo gukorera. Amerika yashyizeho nk'ikintu cy'igihangange bakoresha gusoza za nyungu zabo, ariko se ni izabo, ni iza shebuja wabo. Ariko se Ubushinwa ni n'ubuha imbaraga, ni Illuminati na Satani. Nese uha imbaraga Abanyamerika nk'uko tubibonye ni abangaba n'ubundi. Abademokarate n'ibyo bintu utubwiye bashinzwe, abarepublikani n'ibiki? Ni intambara, gukora icyo bita violence ku isi, zero ntambara zo gukubita hasi ibihugu. Ninde wateje intambara? Obama hari ahantu ugeze ajya kurwana, cyangwa ni Bush wagiye kurwana? Ntabwo abademokarate bajya barwanya intambara zigiye zikomeye, nk'ubwo ibyo bashinzwe intambara zabo ni ukwica umuntu mu buryo bw'ubugingo akaba ikigoryi. Obama yari umudemokarate. Hanyuma Bush ni uwa muri Republican. Bush se wishe Saddam. Ubundi mu ncamake tuvuga ibihugu byo bita ngo ni G8, ukongeraho Ubushinwa n'Ubuhinde. So G8 twashatse kuvuga Amerika na Canada. Mu Burayi tugasanga Ubwongereza, Ubufaransa, Ubudage n'Ubutaliyani. Muri Aziya tukahasanga Ubuhinde n'Ubushinwa, tukongeraho Ubuyapani. None tukavuga n'igihugu gifite cyo bita mpuzamigabane, Uburusiya. Barabanze bafata umuntu bamuhindura ikibisenzegeri, umuntu aba icyo bita a pervert. Zikivuze kukivugaho, abagabo benshi barahinduka perverts. Kuba pervert ni ugutakaza, hari ibyo bita ngo ni women swinging, abantu bagahura bagakora nk'aha ngaha bakire, bamara gukora mukazana umugore wawe undi akazana uwe, mugatangira gusambaniraho, ukava kuwawe ukajya kuwe nawe akajya kuwawe. Bikaba bimeze bityo, cyane cyane ko bazanye ibyo bita liberalism. Buriya liberalism yatangiranye no kwica umuntu. Buri liberalism ni umuntu ukwishyira ukizana mu bitekerezo. Ubundi liberalism itandukanye n'icyo bita open mindedness, kuko open mindedness ni ukuvuga ngo they don't want you to be open minded. Ntabwo bashaka yuko ugira ibitekerezo, kwisanzura mu byo uvuga no mu byo utekereza. No mu gihugu cyo muri Ghana cyagiye mu Burayi, ngira ngo se yari yacyoherejeyo ngo kigiye kwiga, cyari cyarongowe, bagishe uruntu rw'urusatsi bacyambitse n'intuza, cyarangwe n'undi mugabo wacyo bakitago ni Mrs Smith. Niyo mpamvu hagiye kujyaho ibyo bita artificial intelligence. Uzabona ibintu bagenda babungana hirya no hino ngo ni Sofia n'ibindi bagenda batuzanira, no kugenda batumenyereza kugira ngo twakire icyo bintu. Sofia yerutse kuzina. Hari n'ibindi kindi kitari Sofia cy'ikigabo, kinimo kizengere kimaze kugera iyo mu bihugu by'Abarabu. Hari abantu bajya bavuga ntukabwira abantu ibintu batera ubwoba, oya ndashaka ko bagira ubwoba butuma bahunga. Ariko babandi bakubwira ngo nta gihari, ni amahoro, barakubeshya. Bibiliya ivuga ngo mu gihe bazavuga ni amahoro, muri bo kurimbuka kuzabatungura. Turi ku rugamba tuzaneshezwa n'umukiza ko twifatanyije nawe. Nta kuntu. Niyo mpamvu rero tuba tuvuga abandi bareba bakaduheba, tubareba bagira ngo barabaroze. No, turavuga ibintu kugira ngo abantu b'Imana bamenye isi turimo iyo ari yo.
tuwiza udasanzwe azaba afite ingororano yo guhema buri wese guhana n'imirimo yakoreye hano ku isi nawe nshuti yanjye aza kwambika ikamba. twongeye kubasuhuza nshuti bakundwa bavandimwe mwese mukurikira ubutumwa bwiza butambuka kuri Iron TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Amahoro y'Imana abane namwe mwese aho muri hose mu bihugu bitandukanye ku migabane igize isi ituweho n'abantu. Turabashimira cyane kuko mugenda mufata umwanya mugakurikira ibiganiro byiza bitambuka kuri Iron TV, kandi turasaba Imana kugira ngo Imana ikomeze gushyigikira ubutumwa bwiza butambuka kuri Iron TV ku buzima bwanyu. Imana ibushyigikire ibarengera aho muri. Rero mukomeze kugubwa neza. Uyu munsi turagarutse mu kiganiro cyacu na Pastor Musisi. Ngira ngo iki ni ikiganiro, ni bimwe mu biganiro twagiye tubabwira. Ikiganiro dukorana na Pastor Musisi ni ikiganiro kivuga ngo menya nibi. Niyo mpamvu twinjira mu madini, tukinjira muri politike, tukinjira mbega tugasobanura ibintu byose muba murimo murumva, no kugira ngo buri wese abimenye, asobanukirwe ko ibyahanuwe biri gusohora mu isi. Kuko hari ibintu abantu benshi babona bakabifata nk'ibintu bisanzwe, ariko ntabwo ari ibisanzwe, kuko igitabo cyitwa Bibiliya cyarabihanuye ku murongo. Byose byarahanuwe kera, ahubwo ikibazo uko abantu batigeze basoma kiriya gitabo babifata nk'ubuzima busanzwe mu kugenda buza, ariko n'ibyahanuwe tubona mu isi. Rero niyo mpamvu tuba turimo kugenda tubazanira abakozi b'Imana batandukanye. Pastor Musisi umaze iminsi mukurikira abari kwinjiramo, akabereka ko ibintu tunyuramo mu isi bimwe bishobora kurimbuza abantu kandi babifata nk'ubuzima busanzwe. Turabishimiye rero, mugubwe neza cyane. Jewe ni Jalik, hanyuma ku buhanga bw'ibyuma kuri kamera muri kumwe n'uwitwa Emmanuel, amaze iminsi ari gukorana na Pastor Musisi ku biganiro. Rero reka twakire Pastor, ngira ngo muramureba ari imbere yanyu, hanyuma suhuze, namara gusuhuza adufashe gusenga, hanyuma tubabwire ikiganiro tugiye kwinjiramo. Pastor, twongeye kubaha ikaze cyane none kandi muri sanga kuri Iron TV. Turishimye cyane kubw'ibiganiro byiza mukomeza kugeza mutugezaho. Abantu benshi barandika comment babashimira, hari abandi babita ngo muri satani. Hari umuntu kubona we yanditse ngo ni satani, mu kuvuga ngo urakajya mu murongo urakagira ute ngo tunga umubyeyi Bikira Mariya ngakujugunye mu muriro ngo uri kuyobya abantu benshi. Ariko abenshi ni abagushimira ko bari kugenda bava mu mwijima bari barimo binjira mu mucyo. Nta ukundwa na bose, na Yesu wamwise Belzebuli ngo ni umutwari w'abadayimoni, ni satani. Nyamara Yesu yarari gukiza abantu, abakiriza abana, abakiriza ababyeyi, abagaburira, akiza imitima, ariko ntibabyitayeho. Ariko nanone hari abamwemeye n'uyu munsi, impamvu ubutumwa bubwirwa ku isi yose. Rero murakaza neza, reka mudufashe musuhuza abantu, hanyuma mudusengere twinjire mu kiganiro. Murakoze, ndabashuhuje mwese mpereye kuri mwebwe abayobora Iron TV ku buntu mwiza mukora, cyane cyane kugira ngo hagire ibintu bimenyekana mu isi. Imana igenda ihishurira abantu ku giti cyabo bitangaza bikomeye. Niringiye ko benshi mu bantu cyane cyane bakiri n'abato b'abahanga Imana bizeye Kristo, ariko Imana izabahishurira namwe muri mwo ubwira uburenze n'ibi tuba tuvuga, bikazafasha bigiye kizaza, cyane cyane ko tumutugana mu bihe bibi cyane byo guhenebera ko abatuye isi. Muriho n'umwanya no gushimira kandi no gusuhuza abavandimwe bavuga Ikinyarwanda, baba batura Rwanda ubwabo, abandi bavuga Ikinyarwanda nk'ururimi bize, bari mu Rwanda mu karere k'ibiyaga bigari, ku mugabane wacu wa Afurika munini, no ku migabane iri hakurya y'amazi magari, tutibagiwe n'abatuye mu birwa bikikijwe n'ayo mazi magari hirya no hino ku isi bumva urwo rurimi, hamwe n'abacu bavuga indimi zishamikiye ku Kinyarwanda nk'Abarundi n'Abanyamurenge, abaturage bo muri Kongo Kivu y'Amajyaruguru, ukuvuga abanyejomba n'abanyabwisha, hanyuma tutibagiwe n'abafumbira n'abahororo bo muri Uganda, abaha n'abahangaza, tugashyiramo n'abashubi bo muri Tanzania. Rero n'abandi bose bameze batyo, Imana ibahe umugisha kandi bagire neza. Ishimiye kuba mutwumva, duha agaciro ururimi tuvuga, ni ururimi rwiza. N'abatwara rwitwa Rwanda Phone sinzi,
ariko hari abavuga ngo Rwanda phone abarundi bakaba batese kuki utabyise Burundi phone. Abantu dufite burya ibibazo tugira, ariko Imana aba yahaye urwo rurimi tukaba tururimo, turebe inyungu turwungukiramo cyane cyane zijyanye n'ubuhanuzi n'ijambo ry'Imana. Rero Imana ibaho umugisha kandi bagirire neza. Murakoze, Imana ibagirire neza, ibaho umugisha. Reka mudufashe gusenga hanyuma dutangire ikiganiro. Murakoze. Uhoraho Mana ya Isirayeli niwe Mana y'ukuri, uri Imana ya Isirayeli kandi Imana y'amahanga yose yaremye ijuru n'isi, kuko niwe wihishuriye umuntu mbere na mbere wigaragariza Aburahamu sogokuruza hashize imyaka 4,000. Wamusezeranyije yuko muri we ari mu rubyaro ruzitirirwa, ruzamwitirirwa, rw'amahanga azaboneraho umugisha, ruzaturuka muri we. Ni muri urwo rwego nyuma y'imyaka 2,000 wohereje umukiza ari we Yesu Kristo wavukiye muri ubwo bwoko bukomoka mu rukiryi rwe, kugira ngo twese noneho tuba abana be kandi tuba abana b'Imana muri Kristo Yesu, tubiheshejwe no kwizera kandi tukizera ukuri. Nuko rero bana natwe nk'uko imbabazi zawe ziri, uduhe umugisha, uturengere kubw'ubuntu bwawe, kandi utugirire neza ku imbabazi zawe ziri, n'urukundo rwawe ruhebuje udukunda, kandi kugira ngo bigende nk'uko ushaka byo kugenda uko dushaka. Tubyambarije mu izina ryawe Yesu Kristo umwami wacu, amen. Basi murakoze cyane. Ubushize twari turimo gusubiza bimwe mu bibazo byabajijwe n'uwitwa Kimanuka, nubwo tutabirangije, ariko n'ubundi tuzakomeza. Tereka tumwizeze kandi twizeza n'abandi bose badukurikiye ko ibibazo byose mufite muzabisubizwa. Ikindi mushobora kubyenda mubyohereza no kuri nimero za WhatsApp, haba pasiteri nimero iyo ari gusoza arayitanga, mushobora kumwohereza ibibazo hanyuma akaba yabizana tukabisubiza kuri Iron. Ikindi ushobora kureba aho ngaho kuri channel hasi urabona namba yacu, naho ushobora gufata ibibazo ukabitwohereza kuri WhatsApp, ko iyo namba iri kuri WhatsApp, hanyuma tukazabiheraho dusoma mu gihe tuzaba turi kuganira. Biba byiza cyane kurenza kuba byakwandikwa kuri channel, kuko hariya biba ari byinshi cyane, comment ziba ari nyinshi bikatugora guhita tugwa ku cyawe. Imana ibaho umugisha cyane. Hanyuma pasi, uyu munsi ntabwo tugiye gusubiza bimwe mu bibazo bagiye batubaza, ahubwo hari ikintu tugiye kuganiraho, kuko n'umuntu mwagiye mutuganiriza byinshi. Ikintu tugiye kuganiraho uyu munsi mwaduteguriye ni ikihe? Murakoze. Uyu munsi tugiye kuganira ku cyifuzo cyagaragaye cyo kuganira ku byerekeye ubukungu na politiki isi yubakiyeho, icyo twita in the modern world, ni ukuvuga isi ya none. Ubukungu na politiki isi yubakiyeho. Iki kiganiro numva kiryoshye, kiraryoshye, kiravamo ibintu byiza byinshi. Ese ubundi nyine ubwo muratwinjira mu bukungu, mutwinjira no muri politiki, ni iki mwaheraho mudusobanurira? Ubwo ni ukuvuga ngo isi yubakiye kuri ibyo bintu bibiri. Isi ya none yubakiye ku bukungu na politiki n'imibereho myiza, cyangwa n'imibereho y'abantu itandukanye n'iy'abantu ba mbere bari basanzwe baba mu isi. Ubwo duhera mu kinyejana cya 18, ubwo hatangiraga icyo bita the industrial revolution mu ndimi z'amahanga. Ni ukuvuga ngo impinduka zikomeye cyane zazanywe n'ubuvumbuzi bw'ibintu tubona twitirira siyansi na tekinoloji, byatangiye mu kinyejana cya 18, cyane cyane uhereye mu mwaka w'750 mu gihe cy'ubukungu n'imibereho mishya yari ishingiye kuri industry. Industry ni ukuvuga ibintu bikorwa n'imashini, bikorwa mu nganda. Mu yandi magambo babyita ngo ni manufacturing. So manufacturing ni ibintu bikorwa bikabyazwa umusaruro, noneho uwo musaruro ibyo bintu bikaba bikeneye ababirya, kandi bikaba bikeneye n'ibibivamo. Bikaba bikenewe, ibyo babikoramo nabyo bikaba bikenewe. Ibyo rero byazanye undi mwuka wo kwagura ubwami bwa Roma kugira ngo buhake ibihugu byose byo ku isi, hagamijwe kugira ngo ibyangombwa biboneka muri kwa gusarura bya bintu bituruka mu nganda, hari ibintu bikorwamo. Kandi ibyo bintu bita raw materials cyangwa matière primaire. Ni primaire matière cyangwa matière primaire matière.
igifaransa cyiza sicyumva aho ngaho. Okay, ni matière primaire, right? So raw materials zikaba rero ari ingenzi. Noneho ibyo bintu uko biza, ba bandi bakora mu bya bintu byo babikora babigurisha hejuru bakabonamo inyungu, ariko bagomba no gushaka kubona abantu babirya, icyo bita consumers. Kuko ntabwo wakora ishati nk'iyi uyambare ugomba kugira uyugura, nugura imbunda, nukora imbunda ugomba kugira uyugura, nukora amasasu ugomba kugira uyugura. So ibyo bintu byose bikorwa hagomba kubaho the consumption y'ibyo bintu igomba kugaragara. So rero uhereye icyo gihe ubuzima bw'umuntu bwarahindutse. Hanyuma pasi kuri iyo topic tugiye kuganiraho, ubukungu na politiki isi yubakiyeho, birahurira hehe n'iyobokamana? Kuko twebwe intego dufite ni ukuhishurirwa Imana mu buryo dutanga, kugira ngo abantu barusheho kumenya Imana, kandi nibamara kuyimenya bakurikize iki basaba. Birahurira n'iyobokamana. Iyobokamana aho rihurira nuko umuntu umufatira kunda, kubaho k'umuntu gushingiye kunda, kubaho kurya kunywa ibimutunga. Ibyo rero kugira ngo ibyo ngibyo muri uwo mugambi Satani anyuze muri gahunda yo gushyiraho ubwami bwe bwa Antikristo cyangwa bw'umwanzi wa Kristo, ni uko isi yayishyize ku murongo. Iyo nibyo twita the paradigm of analogy. Ubu turi muri digitali. So uhereye icyo gihe rero ni ukuvuga ngo umuntu gukora no kubaho kwarahindutse. Ubucakara buva ku gahato buhinduka ubw'ifaranga. Umuntu ukamubwira uti ariko aracyari umucakara, ukamuha amafaranga kugira ngo ajye agenda anywe, yibwire yuko ataruhutse, ariko ejo yongera kugarukire umuha umushahara, akora uwo mushahara igihe azapfira, umushyiraho amategeko amubwira ko afite uburenganzira, ariko ntazigera aba nk'ukuri. Azakora wa mushahara, awurye, awambare, nagira amahirwe yubakemo akazu, ariko azaba aho ngaho ari umukozi. Niyo mpamvu rero mu bihugu biriya byateye imbere byateye imbere by'inganda, bifite abantu babiri, amatsinda y'abantu abari muri kategori ebyiri. Hari abo twita workers, ni abakozi, hakabona abo twita the middlemen cyangwa the middle class. Abo middle class nibo banyenganda, nibo ba nyiri business zikomeye, nibo ba nyiri ibintu byinshi, nibo ba nyiri imishinga y'ikoranabuhanga n'ibindi byinshi cyane. So rero iyo miterere ya muntu iteye ityo natwe muri Afurika tugezeho, ariko twebwe ntabwo bashobora kutwemera yuko twagera kuri urwo rwego. Uko tugeze kuri urwo rwego bakena. Impamvu bakena ni uko byinshi mu byo bakora, bya bindi bita raw materials cyangwa bya bindi bikorwamo ibindi, bituruka muri Afurika ibyinshi. Noneho rero biturutse aha ngaha, turamutse dufite ubushobozi bubyikorera, tukikorera ibyacu, bya bindi tugira ngo tubyohereze, tuvuge nk'amabuye y'agaciro, tuvuge nka Koruta n'urugero zikora telefone. None tumaze twikoreye telefone zacu, atari ibingibi by'amasosiyete yabo azagakora ibyo bita assembling hano, ariko tukabyikorera 100% bikaba produit hano. Ntabwo baba bagishoboye kubona ya mabuye y'agaciro amafaranga make. Niyo mpamvu bazakora uko bashoboye, ibyacu dukora bikaba substandard, kabone aho byaba ari ibyabo. Naratangaye njya mbona kompanyi yo muri Afurika y'Epfo ikora imodoka za Nissan, ni Japan. Yes, ariko iragenda ikakora za Nissan muri Afurika y'Epfo, ariko bakakubwira ngo izo zakorewe Afurika, ngo buriya ngo ntabwo zajya nko muri Amerika ngo bazemere, kuko ntabwo zakorewe Amerika. N'abantu na zino modoka z'inyaburayi za Toyota tujye tugura, ubona yuko tugura imodoka ibiriya bintu byo bita ngo ni occasion. Bazitangwa ni occasion Europe. Imodoka tugura zira nose usanga atari Japan, ari ugasanga kwise tuzigura i Burayi kandi ari Japan, zakorewe European market, Uburayi, marishe y'abanyaburayi. Niyo mpamvu tuzigura twebwe aha ngaha, kubw'impamvu yuko twakoronejwe nabo. Imodoka zacu ziravura ibumoso, rero wajya muri Japan bavura iburyo, uziguze hariya ntibyagufasha mpaka uzigure hari, kandi wayo uziguze hariya baravuga ati kuzi imodoka twebwe twazikoreye Japan
ni ahantu hakonje muri Afurika harashyuha biki byose dukora izo modoka zikwiriye Afurika niyo mpamvu tujya i Burayi tukagura ibara zakoreye i Burayi zikomeye zigatinda ariko twazizana twazikoresha cyane cyane ko kubera vora yazo. Abantu bashobora kujya mu Buyapani cyangwa muri Dubai bahagura imodoka biboroheye ni abantu bo muri East Africa bakoronijwe n'Abongereza kuko vora zazo ziri iburyo nk'uko hariya bimeze. Kandi rero imodoka burya za vora ibumoso ziranahenda kuko ziba zarakorewe abakire. Niyo mpamvu imodoka uguze i Burayi yakorewe nyine i Burayi iyo uyizanye hano muri Afurika uyizana iguhenze cyane cyane zakorewe Abanyaburayi nyine, ariko za vora y'iburyo nk'izo ziba muri za Kenya za Tanzania muri yani ngo ni za make. Hanyuma Pasi uvuze uti amafaranga, uvuze ku ifaranga bituma ntekereza ibintu byinshi cyane. Numva ndashaka kukubaza kuko urumva ubukungu byanga byakunda buzanwa n'amafaranga, amafaranga adahari n'ubundi ubukungu, ese nibyo? Yego nibyo. Okay, hanyuma amafaranga ni medium of exchange, ni ikintu ukoresha kugira ngo ubone ikindi. Yes, ntabwo ari bwo bukungu. Ubukungu ni cya kindi ubwawe ukeneye. Naba ari ibyo kurya urabikeneye kandi amafaranga ntiwayarya, ariko urayatanga noneho agaciro afite nuko wa wundi cyakeneye arabugenda akakigura, ubwo bwa bukungu ukabura bubonye. Okay, hanyuma ayo mafaranga ndashaka ko ni irihe faranga ubundi riyoboye isi? Icyo ni cyambere. Cya kabiri, ese Pasi politike zirarutana, hari politike iruta iyindi? Ikibazo cya mbere cyo uragisobanukiwe, ariko icya kabiri kirimo urujijo ariko ndaza kugisubiza nacyo. Ni ukuvuga ngo ifaranga, burya amafaranga yose, buri gihugu gifite amafaranga, ariko hari n'ifaranga mpatse ibihugu. Iryo faranga ntabwo rigira igihugu, oya ni ifaranga rya shitani. Gute Pasi? Iryo faranga ni irihe? Iryo faranga ryitirirwa Amerika, ariko si iryayo, ni idolari. Idolari ni irya shitani cyane. Idolari ni irya shitani? Yego, idolari ryashyizweho n'abakozi ba bityo twita Illuminati. Pasi ihangane gatoya, amadolari ni menshi, nzi ko hari idolari rya Amerika, hari idolari rya Canada, nta yandi madolari? Hari idolari rya Australia, hari rya Sudani, hari idolari rya Canada. Nk'uko bivuze twe turavuga idolari nyadolari. Idolari nyadolari ni irihe? Irya Amerika, the United States of America. Iryo ni ryo rya original? Yes, ntabwo kuba ryo ni uko ari ryo ritegeka isi kandi ntabwo ari irya Amerika. Icyo turashaka gukimenya. Rya dolari rikorwa n'umuryango w'abaherwe b'Abayahudi witwa The Rothschild family, famille y'aba Rothschild. Iryo rero rikorwa n'umushinga cyangwa na sosiyete y'abo ngabo yitwa Federal Reserve Systems. Rikaba rero rikora iki? Rikaba isi aribwo iyoborerwa, rifite n'ibimenyetso ryashyiriweho tuzareba wenda cyangwa mu kanya dushobora kureba bibaye ngombwa. Noneho wenda tubaye turisobanura nyuma turaza kurireba. Yego, basi utararisobanura mwihangane gato murarisobanura, no kubaca mu ijambo kugira ngo bitancika. None se idolari konzi ko ridahenze kurenza harandi mafaranga ahenze? Nk'iyero rirahenze, ipawundi rirahenze, harandi mafaranga ari hejuru cyane kurenza idolari. Kuki idolari ryo toranije ukavuga ngo niryo dolari rya shitani? Ndashaka no kumenya uburyo ari rya shitani koko akaba ari ryo wibanzeho cyane, nuko ari Amerika irikoresha cyane. Oya, mwebwe ifaranga guhenda sinzi uko mubibara wenda mukurikije uko rivunja dukurikiza idolari rya Amerika nyine. None se ntiwumva nyine yuko ari ryo, ni ukuvuga ngo standard of exchange y'amafaranga ishingiye ku idolari. Turavuga ngo iriyero dukurikije idolari rivunja ya nayo. Turavuga ngo pound sterling dukurikije idolari ryo rivunja ya nayo. So none ifaranga tureba ni rya rindi baheraho bavunja, niryo rikomeye. Noneho rero uzareba nk'iriyeni, none se iriyeni ushobora gusanga ni ngandi faranga ry'u Rwanda, ariko hari ifaranga rikomeye cyane, ariko unity bakoresha ntabwo ariyo imataringa. Ushobora gusanga wenda nk'iriyeni amayeni 1000 ni urugero,
wenda n'iryo dorari rimwe, ugasanga ya mayeni barayakoresha bakavuga bati tuzafata amayeni 10,000 riba ariryo dorari 100. Noneho umuntu ajya guhembwa ahembwa amayeni wenda 50,000 Yen ni ryo mu kihe gihugu? niyo mu Buyapani, wenda 50,000 ry'iriyeni ababonye amadorari 1,000. Ariko ubwo ngubwo ryo ntabwo rigwa, naryo rirakomeye kuko rishingiye kuri manufacturing, ariko icyo bita unity. None se buriya nko muri Amerika, nko mu Burayi, mu Bwongereza, ifaranga ryitwa sterling, ariko amafaranga yabo bahera babara ku byo bita cents, bakava kuri cents bakajya kuri bavuye ku cent bajya kuri, hari ikindi kintu bajyaho, hanyuma bakabona kujya kuri pound. Muri Afurika twebwe muri East Africa hano mu bihugu bya Uganda, Kenya, Tanzania, uzasanga amafaranga bayita sente abantu bamwe. Abanyakenya bayita pesa, ariko abatanzania bayita hera. Noneho ariko ubundi abayita sente nibo bajyana n'ijambo ry'ukuri, kuko bayitaga sensi, ariko abambere yabo bayitaga rupiya cyangwa impiya. Kuki babyitaga rupiya? Nuko abantu babaje gukora hano muri East Africa bahembwaga mu mafaranga y'Ubuhinde mbere yuko twebwe tugira currency. Amafaranga wenda n'itwa rupiya Bayita rupiya. Okay. Ni abanyarwanda babizita impiya. Tunazifite urupiya twarabigiraga. Aha, ubwo rero cyera tushiri muri East Africa ya mbere, Abadage bagitegeka hano, n'Abongereza hariya ruguru muri Uganda no muri Kenya. Ayo mafaranga impiya zarakoreshejwe kuko bumvaga bashaka abantu bakorera, bashobora kugira umwuka wo gushaka gukorera amafaranga ntibababone. Ariko Abahinde ko bari baramaze kumenya, bo barabazanaga bagakora, ko babishuraga amafaranga y'iwabo bakunguka. Rero abo Bahinde baje no gukira, batagira ubucuruzi cyane cyane nyuma yo gukora gari ya moshi, umuhanda wa gari ya moshi. Hanyuma rero ubwo tumaze kubibona ibyo ngibyo, reka turebe noneho amafaranga. Ubundi ifaranga hariya yitwa shilling muri East Africa, ariko iyo shilling sirigirwa n'amasenti 100 cents, amasenti 100 nibyo bikora ishiringi rimwe. So rero unit salary unit ntabwo ariyo tureba, tureba tureba gusa rya faranga ku buremere bwaryo no gukomera. Ntabwo idolari ishobora kuzasimburwa n'ifaranga iryo ari ryo ryose, keretse muri gahunda yo gushyiraho ubutware bwa Antikristo bugiye gutegeka isi n'ubwo bwicaye mu Burayi. Ubutware bwa Antikristo bugiye kuza, nibuza nubwo buzamara igihe gito, ariko buzaba bwicaye mu Burayi kandi buzakuraho biriya bihugu bitatu, bimwe bizavaho, hashobore kujyaho ibihugu 7 byonyine bizasigara bifatanye n'umutwe wa 8. Ibyo bihugu bitatu bizavaho nibi ugise waba ushatse gushingira kuri ya magambo dusoma muri Daniel, kari agahembe kavutse ngatata gakurwa. Rega biriya nibyo niko kuri kwa Bibiliya. Abantu bacu ntabwo bazi ibyo ari byo, ariko randi ko kuri ni ukuvuga ngo ubu ngubu kiriya kibazo kiriho, uzi icyo gishatse kuvuga? Amerika, Ubwongereza na Australia birasa nkaho bishaka gukora ikintu kimwe ku ruhande rwabyo, bavuze ngo nuko bahanganye n'Abashinwa. Ari nayo mpamvu Ubwongereza bwavuye mu Burayi. Bwavuye mu Burayi kubera isiri. None se kuki bwavuye muri European Union? Hari cyari kigamijwe. Ni ukuvuga ngo hariya hagiye kuba itsinda ukwaryo, hagiye kuba n'irindi tsinda, ariko Uburayi bugiye kuba bwonyine nk'itsinda rikomeye. Noneho ubwo Burayi nimara kuba itsinda, ibihugu bikomeye bizavaho biri mu Burayi, twibwira yuko ari Ubufaransa, Ubudage n'Ubutaliyani. Iyo biri muri ya mahembe 10. Ya mahembe 10 bizaba igihugu kimwe. N'ubu byaratangiye ko biri muri Union y'Uburayi. Birakorera hamwe, bifite imbaraga zimwe, bitangira hamwe inkunga zabyo, birakomeye. Ubwongereza kuba bwaravuye muri n'ikibazo. Ikitonderwa dufite twamenye nuko Ubudage nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose bwari nyuma y'ibintu byose. None muri bwo bwa mbere mu Burayi, bwa mbere mu mafaranga no mu bukungu, kandi bukaba ubwa 4 ku isi. Nyuma ya Amerika, Ubushinwa n'Ubuyapani haza Ubudage. Ukibaza Ubudage bwashigishwe mu ntambara y'isi yose ko nabwo buri ku top. Igisubizo kiriyumvikanisha nuko ari ikicaro cya Satani. Antikristo abakoresha bari hariya bategurira bari mu Budage, n'amabanga ya Illuminati menshi mu Kidage
ubudage nibwo bugomba gukomera kuko ubudage kuva na mbere hose nibwo bushingiyeho icyo bita ubwami bwa Roma. So ubwami bwa Roma ntagatifu buri mu budage. usa nk'ubisubiza ko nanjye kubwa none waba ubihinduye wajya kuvuga ko Roma ari bwo bwami buzakomera none haje ubudage ngo nibwo bugomba gukomera kumbe bishingiye aho ngaho byose. Bishingiye aho ngaho tuvuga Roma tuvuga system, political system ifite inkomoko mu Burayi. Yabanje kuba Bataliyani cyangwa Baratini ba kera cyangwa Abaroma nk'uko bitwaga. Noneho ingoma ya Roma ivamo ibihugu byinshi. Buriya n'Abataliyani bavuye ku Baroma. N'Abaportugali n'Abaspanyola n'abaki bavamo ibyo bihugu binyuranye. N'Abadage baziramo. Ariko naho nyuma y'intambara nyuma y'Abadage yo kugwa kwa Roma yitwa Roma Pagane cyangwa Roma Nkiristo niko nyita kuko Constantino niho Roma yabereye Nkiristo. Ariko nyuma yaho mu myaka ya 961 apandi cya 900 muri 961 uwitwaga Leo Papa Leo wa gatatu yasengeye umwami w'abami witwaga Otto the Great ukomoka mu miryango y'Abakarolingian b'Abadage amuhindura ampereri wa Roma ntagatifu. Noneho wa Roma Holy Roman Empire bikaba bisimbuye kuko Roma n'ubundi yari iriho iri mu bupapa, ariko noneho yinjira no muri politike neza kugira ngo ya gahunda yo gusigara ubupapa buri muri politike ariko cyane cyane bushinzwe iyobokamana, noneho habeho n'abandi bashinzwe politike ku mugaragaro ku ruhande rundi byongera ibikorane nk'uko n'ubundi byakoraga kera mu mikorere ya kera y'Abaroma. Ariko umwami w'Abaroma wa kera we yafatwaga nk'Imana, yabaga ari umutware. Ariko n'ubu biragaruka, ni ukuvuga ngo hagarukaho Roma yindi ifatanyije n'ubupapa kuko aribwo bwayishyizeho, ariho n'utegeka isi yose kugira ngo iby'ubupapa bushaka gukora bushobore kubisohoza bifashishije inzego za politike kandi bo buri inyuma yabo, bo butagaragara ndetse butabazwa n'ibyapfuye, ariko aribwo bubyinginiyaringa. Kuko reba burya papa iyo tubona ni papa arakomeye ariko agira umutwara. Ubuhe ni indi ubwo waba utwara papa? The Black Pope. The Black Pope? The Black Pope uwo bita ngo ni Master General w'umuntu se cyangwa uw'idayimoni? iyi muntu ni General ni general se wazangabo z'Abataliyani niwe ushinzwe ibintu byose, we ntahinduka kandi ntamenyekana, niwe uyobora bariya bose bagaragara. maze nk'ibyo bintu barabibwiboneke none se uwo nguwo nuwa hehe niba atamenyekana atazwi wamubwiwe n'iki? Arazwi ariko ntibazi ko ari ufite imbaraga, ariko azwi na bake. Niwe ufite imbaraga zikora ibintu byose. He's the Black Pope. Niko uzashyira muri ntuza ushakemo Black Pope azamukwereka. Kuki yitwa Black? Black nuko ahora yambaye iby'umukara kandi uriya mugenzi we yambara iby'umweru. Wambaye iby'umweru niwe ugaragara niwe ushishwa, ariko uwutegeka ibintu yambara umukara. We yambara umukara ntahindura. Basa aho harimo ubwiru bukomeye. N'ubwiru nyine. Katwigarukire ku idolari. Idolari gute noneho rero ari irya shetani, gute riyoboye isi, gute atari irya Amerika? Riyoboye isi kuko ryashyirwaho muri umugambi w'abafrimaso, kandi abafrimaso nibo bategeka isi. Nakubwiye yuko abafrimaso ni itsinda rihurirwamo n'imiryango yose yitwa ikorera mu ibanga. Hariho n'indi miryango nk'abarozi kuruwa n'abandi benshi, ariko ntabwo bafite impact nk'abafrimaso kuko abafrimaso nibo babyaye na kiriya cyo tureba cyitwa aba Illuminati. The Illuminati babyarwa nk'uko ureba isezerano rya kera ryabyaye isezerano rishya. Pase uvuze gutyo mpita nibuka ikiganiro wigeze gukora kera, nifuza ko uzakidusobanurira. Wahereye mu itangiriro werekana inkomoko yo kwa Kayini, uraza ugera kwa Nuza, kurira mugabo Nimrod, urazamuka kurinda ugera kuri Illuminati mu 1550 ngahe igihe yavukaga. Iki kiganiro nifuza ko tuzagikora. None uravuze uti Illuminati ikomoka mu Freemason. Yes. Aba Illuminati bigishijwe amabanga n'ubwiru n'imigambi y'abafrimaso. Noneho barangije basohoka hanze bajya kubishyira mu bikorwa, kandi bashyira mu bikorwa bakiriwe nk'abantu b'impuguke
kandi bemewe, kuko urumva niba ushaka gukorera mu ibanga kugira ngo bya bintu ukora bijye ku impact, bigire impact cyangwa bigire ingaruka zaba mbi zaba nziza ku nyoko muntu cyangwa ku bwoko bwo bwose, kandi mu by'ukuri nyuma yaho hishize ikinyoma gikomeye gishobora no kubarimbuza. Yes, abo rero nibo baje batangira kwigisha bya bindi bigiye mu ibanga, babyamamariza abantu kandi bavuga ko ari by'isi ikeneye, ndetse abantu babyumvise bwa mbere bagize ubwoba, batangira kubahiga, ndetse n'ubupapa burabahiga kuko bumvaga yuko ari abantu bazanye ibintu bishya. Ariko bagomba, nubwo ubupapa bwari bwarayobeshejwe, bwagombaga gukurikira gahunda noneho nshya, kuko burya abafirimaso ntabwo bose baba bazi ubwiru bwose. Uko ugenda ujya hejuru uzamuka ariko umenya ubwiru nyabwo. Niyo mpamvu hari imiryango 36 ategeka isi, kandi y'ibanga ryije barita ngo ni ultra secret lodges. Ni ukuvuga ngo ubwo bari imbere cyane mu kumenya no gusobanukirwa, kandi bakora ibintu n'abandi batazi. Imiryango 36 yes, ishinzwe politike mpuzamahanga. Ibyo ni ibintu umuntu yabivuga yagize atarushye nko komeza. None ibyo bintu nibyo bitegeka isi bikayishyira ku murongo, kandi buri mu perezida, abayobozi bakomeye n'abayobozi b'amadini akomeye, kugira ngo babeho bagomba kuba ari ba mambure muri iyo miryango, muri umwe muri iyo miryango cyangwa ibiri cyangwa itatu, kugira ngo noneho uhabwe umugisha nabo, uhabwe umugisha no kuba wemeye kuba umugaragu wabo, ukagenda mu murongo wabo muri ya gahunda nabo bakorera, kuko nabo ni icyo bita mu cyongereza minions. Nabo ni abacakara b'iyo mashyirahamwe, bakongera bakaba abacakara b'abadayimoni babayobora, ariko hejuru yabo hari Luciferi ugamije kurwanya Kristo. Ubwo ikibazo cyane ndimo ndagisubiza, ese ubukungu buhuriye hehe n'iyobokamana? Yes, ubukungu na politike bihuye n'iyobokamana in the modern world, muri iyi si ya none, kuko turagana hahandi ko gushyiraho ubwami bwa Kristo ku mugaragaro. Nicyo twita rero analog, biriya bita ngo ni analog, byatangiye mu 1975 kugera mu 1950, narivuze mu 750 kugera mu 1950, imyaka 200. Hahise hatangira rero periyode yindi. Iyo periyode irakora itwinjiza mu bintu bibiri by'ingenzi, nibyo bita digital paradigm, digitali. Abantu bavuga ngo ibyo ni bya analogue, twe turi muri digitali, usanga babyinnye ariko ntibazi ibyo barimo. Turinjira mu gihe gikomeye cyane kandi kibi, kuko digital iyi paradigm iratwiza mu bintu bibiri bikomeye. Iratwiza mu guhindura inyoko muntu, umuntu agahinduka ukundi, agakoreshwa noneho nk'irobo. Ndetse benshi mu bantu batazakurikira uwo murongo bakazisanga ntacyo bafite kibatunga, bakaba banywa urumogi, abandi bakaba ari ntacyo bamaze. Noneho akazi kenshi kagatangira gukorwa na kompiyuta zifashishije amarobo. Za marobo agiye gusimbura abantu benshi mu kazi, benshi akazi bagatakaza. Icya kabiri bizatuzanira ni uguhuza ubwonko bwacu na tekinoloji, tukaba tutakigenga mu bitekerezo. Ni ukuvuga ngo ubwonko bwawe, umutwe wawe uhinduke ordinateri cyangwa kompiyuta. Niyo mpamvu hagiye kujyaho ibyo bita artificial intelligence. Uzabona ibintu bagenda babungana hirya no hino ngo ni Sophia n'ibindi bagenda batuzanira. Ni ukugenda batumenyereza kugira ngo twakire ibyo bintu. Sophia yarutse kuzina. Hari n'ibindi kindi kitari Sophia cy'ikigabo. Kintu kizengere kimaze kugera iyo mu bihugu by'Abarabu. Nabonye bakishagaye bakiri inyuma, abandi bakiri imbere n'uruzivuga bacyakira. Kandi babyakira batazi ibyo barimo. Kandi kikakirwa n'abantu bakomeye. N'abantu batware, no se umuntu runyarucari yabyakira. Kugira iyo bacyakira n'abatware wese batucyakiriye twese ko nibo batubereye ku isonga. Kiriya kigirwamana rero cy'ikigabo cy'ikirobo kigenda. Ubundi ibanga naje kumenya nuko biriya bintu bashyiramo imashini imeze nka kompiyuta, iba ari kompiyuta iremye mu muntu. Ariko naje kumva yuko babyita ngo ni embodiments of the spirits of the demons. Mu cyongereza bavuze embodiment, bavuga yuko ari umubiri w'abadayimoni. Ni ukuvuga ngo abadayimoni nibo bazaba barimo bagikoreramo, ariko mu by'ukuri byitirirwa yuko
byakoze mu buryo ari tekinoloji, ariko tekinoloji irimo abadayimoni bazaba bikoreramo. Uburyo bikora nanjye byarantangaje, ariko sinabihakana, kuko nk'amarobo menshi ubu ngubu barayakora ari abagore. Abagabo benshi ntibakirongora mu bihugu byateye cyane nko mu Buyapani ho, kubera akazi kenshi n'imibereho yo kuba banyamwigendaho. Abantu benshi ab'igitsina gabo bafite amafaranga barongora amarobo, irobo bakarisiga mu rugo rigakora ibintu byose, rigategura nk'uko porogaramu iri, yaza rikamupfukamira rikamwita masita muri bosi. Kandi ibyo bintu muri Bibiliya handitse ngo Sara ngo ni icyitegererezo cyiza cy'abagore bubahaga abagabo babo, kuko yitaga umugabo we umutware. Satani ibyo yarabirwanyije, yuko umugore bamwita umutware, barabirwanya cyane n'ubu. Kuki babirwanya? Ni uko bashaka gusenya umuryango nk'uko yashyizweho n'Imana. Umugabo atakaza ubutware bwe, n'umugore atakaze kuba umufasha, ye kwibona nk'umufasha, ahubwo buri gihe arwanire kuba bosi. Umugabo nawe ububosi bwe abutakaze ko adashaka inshingano, kuko ububosi nabwo bufite inshingano. Wowe ntabwo ushobora kuba bosi utakoreye ubwo bubosi. So umugore n'aba bosi rero bizamusaba kuba nyir'urugo, kandi abe umutware w'umuryango, asabwe na byose, kandi n'ubimusaba ntazashobora kubikora. Azashaka ahubwo noneho yuko uhinduka ikimashini we nk'umugabo, ukore bya bindi agutegeke, kandi unamukunde ari we mutware. Ibyo nabyo ntibizashoboka, nk'uko umuryango uzasenyuka rero. Noneho rero cya kindi cyo gukora amarobo, iyo arabikora ibyo ngibyo, ategura ibintu byose, yaza akakwakira akakora ibintu, ariko kuko n'ubumuntu bwatakaye, ntareba ati ikintu kimbaza nk'umuntu kikanyubaha, kikankorera ibintu byose byo ngibwiye, kikankora cyane cyane bya sexy, ibintu by'imibonano mpuzabitsina kikabikora mu buryo bwo nshaka. Kuko ikintu cya mbere bakoze, barabanze bafata umuntu bamuhindura ikibisenzegeri. Umuntu aba icyo bita a pervert, zikivuze kukivugaho. Abagabo benshi barahinduka perverts. Kuba pervert ni ugutakaza ubumuntu, noneho ugatangira kubona ko intuza uko imibonano mpuzabitsina uko yashyizweho hakurikijwe gahunda y'Imana, uko Imana niyo yabikoze guha umugore. Yarize ko muzajya muhura mu buriri, ko muzabana. Noneho Satani amwereka ibindi binyuranye n'iby'Imana yakoze, none ugasanga umuntu n'ibyo ahurumbanira, kandi ku muntu mugenzi we ntazabibona, ariko azabibona ku irobo. Noneho rero ibyo nibyo bagenda bijya, umuntu atakaje ubumuntu bwe, umugabo atakaje uburyo ashakamo imibonano mpuzabitsina. Kuko giye nk'umukozi w'umugabo w'ijambo ry'Imana, mpora ibintu, hari n'imiryango isenyuka kubera ibyo. Usanga umugore abagore basigaye bamugana ko batari ko se, noneho ibintu biriho byanyobeye, umugabo arashaka ibi, ese nabyifatamo? Umugabo arashaka gukora atya, none se umugabo ko abaye igikoko, kandi none se aruva ko ukwiriye kuba ikirobo cyangwa ukaba ikimashini? No, it can't work. Nushaka yuko umugore akora atyo, azaba atakaje kuba umugore, azaba atakaje kuba umuntu, azaba igikoresho. Nabaye igikoresho rero ntabwo azaba akiri umugore wawe, kandi ntabwo azaba ari umuntu uri mu ishusho y'Imana, azaba ikindi. So ibyo rero twarabigenzuye, turabitegereza, dusanga ari ishyano, kandi ibyo nibyo abantu bagiye gukurikiza benshi. Kubera iki? Abantu babyigiraho ibyo bintu, babigira muri pornography. Baravuga ko pornography igiye kuba art igezweho, ku buryo abantu bose bagomba kwitoza kuyikoresha, ku buryo kuyikora bisaba bihesha ishema. Ngira ngo ujya wumva bibera muri Afurika y'Epfo, byo bita ngo ni Big Brother, aho abantu bajya gukora impaka cyangwa bajya gukora irushanwa mu gukora mu busambanyi. Byamaze no kugera mu Burayi, byo bita, hari ibyo bita ngo ni women swinging. Usanga abantu bagahura bagakora nk'aha ngaha babakire, bamara kuhakora mukazana umugore wawe, undi akazana uwe, mugatangira gusambaniraho, ukava kuwawe ukajya kuwe, nawe akajya kuwawe. Bikaba bimeze bityo. Noneho hari benshi bagore baba bakeneye abagabo, mbese ibintu byabo byo bakabasubirijwe aho ngaho muri bya bindi byo bakora nk'uko bazanye ibyo gupfubura. Wenda ukaba waramuhararutse, kuko hahandi ari mu irushanwa, undi akamujyaho n'imbaraga nyinshi, kuko ubwonko bwe arifuza ibyo bintu. Noneho ukajya kuwe wumva ubwonko ari byiza, kuko ubonye ikintu gishya. Byari byo kumuhera ku mugore umwe, wapi kabisa. Noneho bikaba umukino. So ibyo bintu rero birimo biratera intambwe. Niyo mpamvu nkubwira abantu bagenda bahinduka nk'ibindi, kuko
hari icyo bita mu kinyarwanda ngo ni igobe. Igobe burya ni iry'imbwa, naho uzasanga abantu baba batangiye kujya mu igobe nk'iryo. Ibyo bya swing igihe byita igobe, birimo birakwira ku isi yose. Kandi abantu boro ababyitaga ishyano nkatwe turagenda baducupahaza, badukuraho, abandi bapfa, abandi bagira bate, noneho ababyiruka bafata nk'ibintu bisanzwe. Nko mu Burayi nk'ibyo bintu biri ibintu bisanzwe, ntabwo ari ishyano niba umuntu yagiye mu mukino nk'uwo, cyane cyane ko bazanye ibyo bita liberalism. Buriya liberalism yatangiranye no kwica umuntu. Buriya liberalism ni umuntu ukwishyira ukizana mu bitekerezo. Ubundi liberalism itandukanye n'icyo bita open mindedness, kuko open mindedness ni ukuvuga ngo ufite uburenganzira bukritika ikintu, ufite aho ushingiye, ukavuga ko ibintu sibyo, ntabwo bijyanye n'umuco. Hari rero babiguhora, they don't want you to be open minded. Ntabwo bashaka yuko ugira ibitekerezo, kwisanzura mu byo uvuga no mu byo utekereza, no kugira ibyo ugaya. Ahubwo uravuga ngo umuntu aba ahisemo kumera kuriya ni uburenganzira bwe. Ntaba ari umugabo, umwana w'umuhungu ntabwo bakimwita izina, kuko ashobora kuzahitamo kuba umukobwa. Ariko icyo ari cyo ntari naba kumenya, ngira ngo nzabaza ababikurikira, ntabwo nabona abakobwa bahindutse abahungu binyuze muri operasiyo, ni bake. Ariko abahinduka abakobwa bo ni benshi. Abahungu bahinduka abakobwa narabibonye neza, akabashyiraho igitsina cy'abakobwa, bakaba umukobwa bakamushyiraho n'imisemburo nyine, ugasanga amabere akazana n'amatayi. Noneho we wareba ukumirwa uwo ari aho. Uherutse kubona bamwerekana koko. Yes, umuntu nk'uwo rero ubu ntibakibareba ngo uvuge ngo uriya muntu ngo umuseke cyangwa umugahita ibintu wakoze ni ibiki, bagufunga. Umuntu urashaka kumushyira muri gahunda yawe, kandi bashaka yuko bari byo byamamara. Ni muri ubwo buryo rero niba bakoze icyo n'ikindi kizaza. Niyo mpamvu n'urongoye undi bakora ubukwe. No mu gihugu cyo muri Ghana cyagiye mu Burayi, ngira ngo se yari yacyoherejeyo ngo kigiye kwiga, cyari cyarongowe, bagize uruntu rw'urusatsi, bacyambitse n'intuza, cyarangwe n'undi mugabo wacyo bakita ngo ni Mrs Smith. Icyo kintu bakireba ukavuga iki kintu. Ariko icyo gihe rero bari batashye ubukwe, abantu babyina bakoma mu mashyi. Barabyemera. Kuki babyemera? Ubundi abantu nk'ubwo bukwe ntibanabutaha, ko ibintu byakayiwe n'aba binariho byakorwaga mu ibanga, byabaga ari nk'uburwayi. Ariko ntabwo ari ibintu abantu bashyiraga ahagaragara. None kuki babishyira ahagaragara se bakaba babyamamaza? Barabyamamariza iki? Barabyamamariza impamvu igaragara, nuko bashaka yuko abantu bahinduka ubundi, abantu batakaza ubumuntu. Ese ubumuntu bivuze iki? Ubumuntu bivuze imyitwarire itandukanye n'iy'inyamaswa, imyitwarire yihariye iranga umuntu. Niyo mpamvu abakurambere bacu, abasaza bajyaga batubwira ngo ibyo bintu ntabwo biba mu bantu, ntabwo bijyanye n'umuco wacu. Ibintu wakoze ishyano. Nawe bikorwa birakorwa mu yandi moko, ariko twe ntabwo tubikora. Urumva neza rero? Niyo mpamvu tuvuga ko ibintu biracika. Baratumenyereza ibintu, noneho kandi bakarwanya ibintu byakabaye kugira umumaro bindi. Urugero, iyo uvuze utigisha ubutumwa bwiza bwa Yesu bikubera ikibazo. Hari umugore, umuvandimwe, umubyeyi nkunda, unamfasha mu bintu byinshi, nuko yarambwiye ngo sinkajya mbivuga, ibisizo zabivuga ko ndamukunda, aba muri Amerika, akora rero mu barwayi. Wenda ikiganiro azacyumva, namutangaho urugero. Yagiye kureba, akora mu barwayi, akabafasha abantu, mbese ni umuganga ukuntu. Noneho rero yarambwiye ati, narambaje ko se wowe gukora ibintu bya kiganga, ufite n'uburyo bwo kuvuga ubutumwa bwiza. Ati reka ni umukristo, ashyigikira no muri uyu murimo, arashyigikira ivuga butumwa. N'umwe mu bantu nabonye ntashobora kuba nagira rwose, baba hafi, bafite n'ibintu bamfashisha by'ukuri. Ariko yamwese nkavuga izina rye, ni umukristo mwiza. So rero yambwiye ijambo rikomeye, arambwira ati, mubaje icyo kibazo. Arambwira ati, ntabwo nabikora. Ndamutse mbibwiye umurwayi, ashobora kumvugiriza induru, akavuga ati nimutabara, umuntu arimo arashaka kunyambura uburenganzira bwanyanyiza mu bindi ntazi. Uzi ko ikintu cyatuma bwirukanwa ku kazi? Namusibye ati ibyo bintu tukani cost you a job. Cyane cyane uravuga ibintu kumuhindura umukristo, west right. Ariko umuntu kumubwira ngo ahinduke ikindi kintu, baba byankuraje, barabitera inkunga cyane, barabishyigikira. Noneho ntiturebe twebwe nk'abantu ngo turebe ibyo ngibyo. Itangazamakuru, ibintu by'ubutinganyi, ibintu bya za pornography,
kandi ibyo nibyo biva mu byo bita human trafficking. Bino tuba turi ahangaha twisararaga abana bacu b'abakobwa ntibazajya hanze barabatwara hanze. Dushobora kubivuga dutyo ariko ntibizakunda gukomera kuko ariko abagenda ni benshi. Noneho kandi abagenda kuko baba bagiye mu buryo bw'amagendo ku buryo bugize bemera kugenda mu buryo bubi n'ibyangombwa atabifite n'iki bakamutwara. Noneho kuba agenda ashaka bwa buzima kandi ari risike nawe ubwaba yirinda kugira ngo atagira umubona ubwe akifatira icyemezo cyo kujya gupfa kandi yibeshye. Ariko babishyize ahagaragara abantu bakagenda byanagaragara bikamenyekana. Ni nk'urumogi burya urumogi barubuza kurucuruza ariko burya cyo kintu gicuruza kizana amafaranga ku isi kandi gicuruzwa n'abakomeye. Kuko burya vice presidence ya Amerika ishinzwe ibintu bitatu. Ishinzwe icyo bita money laundering, drugs na human trafficking. Cyane cyane mu bagore. Mu Kinyarwanda ibintu by'ibiyobyabwenge, ubucuruzi bw'amafaranga no gucuruza abantu. Iyo ngo ni yihe bishinzwe? United States Vice Presidency. Vice President wa Amerika nicyo abashinzwe. Yes. Ubwo si byo warubizi? Gucuruza iki? No gucuruza abakobwa. Gucuruza abagore. Human trafficking ntabwo ari abakobwa gusa. N'abagabo baragenda ko cyane cyane abagore bo baracuruzwa hagamijwe kugira ngo none se impamvu bidacika ni ukubera iki? Kubera ko bizana amafaranga ariko barabikontorora ku buryo bigibwamo na ba nyirabyo. Babikora ntihagire ubakurikirana. Yes. None se biriya bintu byitwa byo gusambanya abana. Pediatrics. Batangwa ni pediatrics ni bivuzi bw'abana. Ariko pedophile ni ukuryamana n'abana. Iyo kintu ni ikintu barwanya ku isi. Ariko niyo kintu gikorwa nayo kintu gifite amafaranga menshi. Iyo bavuze ngo the deep net bavuga iki? Buriya interneti ngo batwerekaho burya 6%. Ni gake cyane. Ibyinshi rero bitagaragara birimo uburyo bwose, ubwicanyi, ubujura, gusambanya abana, pornography iyitangaza utabona handi ni hwiri yo gusambanya abana. Bano abantu barakora ibintu biba hariya ariko wowe utagira ute ku mugaragaro bitaboneka. Ese ni iby'abandi ko izira none se net ntifite ba nyirayo? Yes, ifite kukisebemera birabe ko biba hose bakabyemera. Turacyakomeje kuri iri dolari kugira ngo twinjire no mu bindi. Iri dolari winjira no hose uri kuvuga no ku bafiramaso byose. Ese inkomoko y'idolari n'abafiramaso? Inkomoko y'idolari n'abafiramaso, you are right. Kuko Amerika yigenga yayobowe George Washington, perezida wa Amerika wa mbere, yari umufirimaso. Yari umufirimaso rero muri ubwo bufirimaso bwe ni namwo ya Amerika ubwayo kwigenga. Revolution ya Amerika wumva bavuga y'ubwigenge bwabo yashyikiwe n'aba Illuminati, ari abafirimaso of course. Uyu mu perezida uvuze se we uri ku idolari? George Washington. Yes. Ntabwo ari wenyine uba ku idolari. Idolari rigenda bashyiraho abaperezida bagiye batandukana. Ariko ababaye ab'ingirakamaro uzasanga bariho aho banditse Roosevelt, uzasanga hari abanditse George Washington, uzasanga banditseho uwitwaga Lincoln, Abraham Lincoln. Uzasanga kereka bano ba George bano bo hanyuma nibo ntajya mbona. Bano uhereye ku mbese bariya babayeho cyane cyane uhereye nyuma mbere y'intambara ya kabiri y'isi yose. None pase ese idolari uvuze ko ari mu inkomoko yari abafiramaso. Abafiramaso bahuriye hehe na Roma? Kuko haraho wugeze usobanura ko iri dolari n'ubundi ariho rikomoka ari iry'abaroma. No, bariya abantu bategeka isi bahise mu rurimi rw'ikilatini, ko urwo rurimi rwa leta ya Roma rwa kera. Amabanga menshi ari muri urwo rurimi kandi ururimi rwahagaritswe mu kinyejana cya 9 nko mu myaka za 800 ubundi rwo rwavugwaga. Noneho ruva rusimburwa n'izindi ndimi zo bita Romance languages, nk'igispanyola, icyitaliano, igiportugale, n'igifaransa n'ibiki byose bigenda bituruka aho ngaho. Noneho izo ndimi zimaze kugira noneho rwa rurimi rusigara ari ururimi rw'ubwiru
rwanditsemo amabanga ya kera kiratini ikilatini. Noneho kuko bereka abantu b'iki batakirwiga ngo barwumve, ibirimo bifite ba nyirabyo bazi urwo rurimi. Noneho ibirimo kuko ari ururimi rwa kera rwa Roma, noneho urwo rurimi rukaba ari rwo rukomeza, rukaba rwanditsemo amabanga ya kera. Umuntu usanzwe w'umuturage ntiyagenda ngo bisome cyangwa bimenye, ku rurimi ntaruzi, ariko abarwigishwa bakurikirana bya bintu ngo babyumve bararwiga. ya ubwo natangiye kumva inkomoko y'aya mafaranga, niyo mpamvu kuko hari ahantu ku idolari hariho n'ururimi rw'ikilatini. Ndagira ngo dusobanure neza idolari neza byose kugira ngo tubashe kuryumva, kuko turi ku kiganiro kivuga ubukungu na politiki isi ishingiyeho. Ni ukuvuga ngo idolari rikorwa ryakozwe ari ifaranga rya Amerika koko, ariko rifite ba nyiraryo. Amerika rirayitirirwa. Ndetse mu kinyejana gishize cya 18 ahagana mu itangira ryacyo, Amerika iri faranga ry'idolari ryo ry'iringiri ryaje guhabwa ba nyiraryo. Uranarifite? So ryahawe bita ngo ni Federal Reserve Systems, nibo barikora, ntibarihawe nuko ari bari ba nyiraryo. Uwitwa Jacob Schiff, umuyahudi ukomoka mu Budage, yatumwe na ba shebuja, baragenda baje kwigarurira Amerika, ubukungu bwa Amerika ku mugaragaro babwigaruriye mu cya 1913, cyane cyane ko ari bwo politike y'ubukungu mpuzamahanga ari bwo yari itangiye gukorwa, mbere gato y'intambara ya mbere y'isi yose. Kugira ngo buno bukungu baragiye barabwigarurira, idolari uhereye icyo gihe ryashyizweho gahunda idasanzwe kugira ngo rishyirweho na bino bimenyetso. Ariko umwaka bino bimenyetso byagiyeho uwo ni ubundi, nzawukwereka, nzawukubwira. Urareba ko uyu nguyu ni George Washington, wa undi twahoze tuvuga. Ari ku idolari rya mbere. Ni ukuvuga ngo idolari rya mbere ari ryo rimwe. Iyi note niyo note ya mbere bahereyeho. Iyi note mu note zo muri Amerika niyo igizwe n'inote nyinshi kandi zifatwa n'abantu benshi. Rero yanditseho uyu nguyu. Noneho igihe hano na bino bintu ntabwo byanditse ku izindi note z'amadolari, byanditse kuri icyo bita $1 bill, nibyo byanditsweho. Urabona yuko ano magambo aravuga ngo anui copit nouveau ordo secularum. Mu kilatini nibigira avuga ngo nitangira ry'ibihe, ni ukuvuga ngo itangira anui copti, bivuze iki? Itangira. Noneho hano hasi rya nouveau ordo secularum, noneho n'uburyo bushya bw'ibihe byose. Mu cyongereza babyita the new order of the ages. The new order of the ages bivuze iki? Ni gahunda nshya y'ibihe byose. Nicyo bishatse kuvuga. Noneho bakakwereka ngo kuri $1 hano banditseho ngo the great seal of the United States. So bivuze ngo ikimenyetso gikomeye cya Amerika. So icyo kimenyetso mbese ni iki? Ni piramide. Ijisho se rirahangaho icyo rivuze, izi ni ijisho rya Horasi. Horasi se icyo ari iki? Ni ikigirwamana cya Egiputa cya kera. Ahangaha bivuze Egiputa. Iyo urebye iya piramide bivuga Egiputa, itangiriro ry'ubukora n'ubukorikori n'ubuhanga bwa Satani. Ubundi iyi piramide uzi ibintu byubatswe na Satani. Itafari rimwe ryayo usanga riremeye toni 5. Toni 5? Ukira nk'iyi piramide kuko mu Misiri zirahari, imaze igihe kingana iki yubatswe? Imyaka 3,000. Hari tekinoloji yo kuzamura se izo toni zingana gutyo? None se byibaze, izo bita cranes zizamura amatafari zikubaka hejuru n'umucanga n'isima, byakorwaga icyo gihe, wowe wabikura he? Ninde iyo tekinoloji yari imeze ite? Kuko ubuhanga bw'abanyamisiri bwa kera bwo kwa Farawo ntabwo isi yari yabugeraho.
buteye ubwoba. Ni ukuvuga rero barakwereka yuko ubuhanga bwahozeho kera aribwo bwagarutse. none ni ukuvuga ngo izi piramide ziri muri Egiputa ni Satani wazubatse, yego, kandi bajya bavuga ngo ni Abisirayeli bazubatse mu gihe bari bariyo mu bukoroni. bashobora kuba barazubatse se ariko se bari abacakara bakoreshwa. None se tekinoloji yari yandi yatumaga babyubaka. Kubizamura ye si ibyo bintu. Kubizamura se wowe urumva niki cyazamuraga ikintu mu itafari rya toni 9 umuntu akarizamura adafite imashini za none? Nta muntu ubizi ko ababikoraga barashize. N'abanyegiputa ba kera ntibakiriho, bakavukire babita ngo ni Coptics, Egyptian Coptics, bangana 3%. Abandi basigaye n'abarabu baje barahatura babazana n'ubusiramu n'ibyo byose. Noneho ahangaha bakubwira haba hari ijisho se. Iri jisho barishyiraho ikibabaje bakubwira ngo niki? Iri ni ijisho rya Horasi, imana ya kera, imana yabyarwaga n'imana zuba, Osiris cyangwa Osiris. Uwo Horasi akagira nyina witwaga Isis, akaba nyina w'Imana, kandi agahora hagati y'umwana we Horasi. Ari nabyo amadini menshi afite umugore uhekeye hagati y'umwana bashushanyamo hagati ye, ari byo baba bakorera. Ubu ni Imana bakorera. Ayahe madini? Hari amadini bashushanya kaba Orthodox. Ni abaki? Orthodox Abandi Abagatulika biroma. Icya gishushanyo cya Bikira Mariya cye cy'umwana. None se ngo ni Bikira Mariya, uyu nyina Mariya nyina wa Yezu. Ariyo mwagiye mureka guhuyitakira. Ntabwo bihuriye. Urumva neza. None iki utangaza ni ukuvuga ngo ni uyu nyina wa Horasi. Yes. Nase ntukire iyo urebye ahangaha iki cyura kireba, itegereze neza. Ni igisiga, ni igihunyira. Igihunyira kireba nijoro kikareba kure. Ni ukuvuga ngo ni ishusho, ni simboli y'ubwenge no kumenya. Umuntu ureba mu mwijima akareba kure. Urebye yuko ariho kimenyetso cyande. Iki gihunyira cyo kimenyesheje ubundi muri Illuminati, aho bita California, aho bita hari imirima, ubusitani, ko bita babita ngo ni groves. Nzahitegereza aho ngaho abanyapolitike barahahurira. Iyo bahahuriye bakorera ibitambo buri mwaka, bagatambira ikigirwamana cyitwa Moleki cyangwa Moroko. Kera cyane cyari ikigirwamana cy'Abamoni, cyari gitunzwe no kurya impija, kurya abana, cyo ibitambo byacyo nta maraso bagitambiraga. Iki ni igihunyira, iri ni izuba rirashe. Murabyitegereza neza? Ndaribona. Bivuze Mana zuba. Noneho kikaba gihunyira ari simboli yo kureba kure n'ubwenge. Nicyo kigirwamana cya Moleki nkubwiye aho ngaho n'ubwo busitani nk'ubwiye bwa Grove muri California. Ahangaha niho kigirwamana kiri. So ikigirwamana kirahari ariko kibaje mu gihunyira, ariko kikaba ari ikigirwamana ubundi nubwo kibajwe mu gihunyira ariyo kigaragarira amaso, ariko ubundi ikigirwamana Abamoni bakoreraga cyitwaga Moleki. Cyaryaga amaraso, ubundi bagitambiraga abana. Ubu rero n'ahangaha iyo bagiye kujyaho kukiramya bakora nk'ibyo bakoraga icyo gihe mu Bamoni, bakakiramya. Noneho rero ibi bintu byombi urabireba. Ahangaha ni piramide, aha ni igihunyira. Noneho ahangaha baranditse baravuze ngo in God we trust. Iri jambo rero kuki bashyiramo Imana? Aha rero Nyabaswa bazi ngo ni Imana y'ukuri y'ijuru, ariko Imana bizera nibonekerwa muri ibi byombi. Kuko ibi ngibi byombi, iki n'iki nibyo bigaragaza ikimenyetso cya Amerika. Niba rero ari ibi ngibi bavuga, none se Imana ibi ngibi bakwereka by'Imana z'abapagane, noneho se wabitandukanya ute n'iyo bita Imana bizera? Ariko abantu basanzwe bazavuga ngo Amerika ngo bateye imbere uko biringira Imana, ngo in God we trust. But which God? Ngo mu Mana twizereramo. None se ni iyihe? Nigaragazwa n'ibi. Erega ibi ngibyo bikwereka ukuri, kuko bariya Abayilluminati bavugira, ntabwo bandika, bavugira muri simbolo, mu bimenyetso byabo. So rero niyo Mana bo bakorera. Noneho rero
wowe wabireba ukibwira yuko ibyo bavuga ari byo. None ubu ngubu nkweretse idolari aho rituruka na nyiraryo. Abakoreshwa n'iyi mana ikora ibi ngibi ntabwo ari Amerika nk'igihugu, ahubwo ni abatware bategeka Amerika. Kuko abanyamerika basanzwe ntibazi ibyo ari byo, ariko abari hejuru y'ubutware nibo bakora ibi ngibi, kandi nibo batware bategeka. naho yuko Amerika iyoborwa n'umuryango witwa Council on Foreign Relations. Uwo muryango ugizwe n'abayiluminati nibo bawurimo, kandi abayiluminati bose bakomoka mu gifurimaso. Aha rero baba bagaragaza yuko bo nibo bategeka iriya mashyaka. Ni uburyo bwo kubeshya rubanda no kubeshya abaturage b'isi batuye isi. ubwo iki kikaba ari igihamya kigaragaza ko iri dolari ari irya Satani, ariyo waritanze. Yes, kuko rirakorera mu nyungu ze. Twe tureba niba avuze ngo uriya n'umukozi w'Imana, sibyo? Cyangwa iki gitabo ni igitabo cy'Imana, Bibiliya nuko kivuga iby'Imana. None se igikorera ikindi gihabanye n'icyo kandi nacyo cyitwa Imana wakita icyande? Icya Satani. Yes, in short niko bishatse kuvuga the adversary. Kuvuga ngo Amerika rero amafaranga sa yayo, we ntabwo ari ayayo, nayo ahubwo barayiguriza bayiha ku nguzanyo. We ntabwo wabyumva, kubyiga byantwaye igihe kirekire. Rero ubu ngubu ni naho abantu bakaye bibaza isi barimo iyo ariyo. Niba ifaranga rino faranga ubundi niryo ritegeka isi yose, abantu niryo bapfira. Ibintu byose bigurwa, za essence, amabuye y'agaciro, ibiki byose umuntu ataguhaye idolari nturibimuha. Amadovize, abaza kureba ingagi ni amadovize, abajya hanze kujya kwigurisha ni amadovize. Amadolari, amadovize ubundi bivuze hard currency washyiramo n'amayero n'amake. Ariko bariya bose ni abagaragu, niryo ripimirwaho ibintu byose, kandi ntabwo rishobora guta agaciro. Byata agaciro se, kandi ritaye agaciro bariya baba bataye agaciro. Niyo mpamvu bashoza intambara mu bintu byose, bagasenya ibihugu bifite imitungo, ibindi bakabicingiza kugira ngo ibyo bagura bya bindi by'agaciro bita agaciro, ahubwo ryo rigira agaciro. Pase mbo iki cyo ndumva kirimo kirumvikana kwa badukurikiye, ariko kugeza aka kanya sindasobanukirwa Amerika uburyo uyivugamo n'uburyo ubona ari igihanganye gikomeye ku isi. Ariko hari urugendo uyerekana ukagaragaza nkaho Amerika hari wenda nta mbaraga ifite ikoreshwa, ariko iki kintu wakidusobanurira gute? Kuko Amerika ukunda kuyivuga nkumva agenda yumva mu yindi shusho ntazi. Isi ntabwo twebwe tureba abantu, iyo tureba ibihugu twe tureba nk'abantu, ariko abandi nkatwe ntabwo tubibona muri ubwo buryo, ahubwo tubona isi nk'umubumbe uburyo iyoborwa. Noneho ibihugu tukabibona nk'ibikoresho, nk'uko waba uri umuhinzi ukagira isuka, ukagira igihosho, ukagira umuhoro, byombi buri kintu kikaba gifite icyo ukorera. So Amerika rero ni igikoresho cya Illuminati. Illuminati igizwe n'abantu bake bategeka isi, kandi nahuye ko abo bantu aribo ba nyiri amafaranga ku isi. Icyicaro cyabo kiri mu Burayi, ntabwo kiri muri Amerika. Kandi mu Burayi icyicaro nyamukuru, sentara yaho mu Burayi ntabwo ari mu bihugu byose, icyicaro gikuru kiri mu Budage. Ariyo mpamvu dukurikije uto Gasival we yatweretse ko Uburayi ariho yari umunyamerikakazi, ariko yavuze yuko Uburayi mu gihe cy'ubutware buzaza ari ubwa Antikristo, Uburayi nibwo buzaba bukomeye kurusha isi yose. N'ubu burakomeye nuko tutabibona, nibwo butegeka isi yose, bukontorora Abashinwa n'Abarusiya, bugakontorora Abanyamerika. Abo bose imbaraga zibategeka ziva hariya. Ni naho hari ubwenge n'ubushobozi n'uburyo bwose bwo gukora biriya byose, babikoresha mu nyungu zabo. Amerika gukubita amahanga babikoresha, Amerika yashyizeho nk'ikintu cy'igihangange bakoresha gusoza za nyungu zabo, ariko se ni izabo, ni iza shebuja wabo uri hejuru yabo. Pase wadusobanurira ute ku birebana n'aya mashyaka abiri ari hano muri Amerika, abademokarate n'aba Republic? No, ariya ni ibintu byo kugira ngo barindagize abantu, ntabwo ariya amashyaka afite icyo akora. Biriya byo bavuga agenda ahindagura ibintu. None se nk'ubu ngubu kamwe nk'urugero, Trump
bamuregaga yuko ashaka kubaka urukuta rubatandukanya na Mexico, ndetse bavuga yuko ibyo bintu akora atari ibintu by'abantu. none ejo bundi abanyahayiti bahunze umutingito, kandi nawo umutingito watewe n'abo ngabo bazerereye hirya no hino muri Amerika y'Epfo, bagenda n'amaguru bari mu bihumbi, wajyaga wumva abantu bagera mu bihumbi nka 5 ngo bari ku muvu. Abo banyahayiti bari muri abo ngabo, baraje bageze muri Amerika bo baranahije no kuhinjira, none barimo barapakira imodoka mu buryo bukoje isoni, bakabapakira indege zikabasubizayo, bakabasubiza ahandi bamaze bamwe imyaka irenga 15 barahavuye bahunze kuko ubuzima bwari bwaraniranye. Noneho abantu nk'abo bapakiye mu ndege babasubijeyo, indege bakazikodesha ubwo bakabasubizayo, kandi bakabasubiza ahandi bavuye bahunze, ahandi hangiritse. Ese niba ari abantu beza kandi bashaka gufasha abantu, kandi baragayaga Trump, kuki batabareka abo bantu bakaza? uyu munsi abari kubikora ni ishyaka ry'abademokarate. Uriya muyobozi w'abariya ashinzwe kwamamaza ubutinganyi, nizo nshingano afite kugira ngo uwese tugushije ishyano. ni uwuhe ushinzwe kwamamaza ubutinganyi? Uyobora Amerika ry'ubuninde Joe Biden. Joe Biden is that guy for ubutinganyi. Ashinzwe iki? Ashinzwe kwamamaza mbese ibintu byose bijyanye no kugorama k'umuntu, ko abademokarate bijyanye n'ibyo bakora. Iyo bategeka isi, icyo baba bashaka kugira ngo faze yabo iyo bagiye mu butegetsi bihutisha gahunda yo kwangiza umuntu. Niyo bagenda bateza imbere ibintu bya transgender, ibintu bya gender equality na violence bivamo, ibintu by'ubutinganyi, ibyo bita homosexuality, ibintu bya divorce, ibyo bintu byo guhindura umuntu nk'inyamaswa. Niyo cyane cyane abantu babishinzwe. Niyo bashinzwe. Ni shebuja n'icyabaha. Noneho bya bindi bijyanye no gusenya ibihugu, gushoza intambara, kuvuga ngo Amerika igomba kuba igihangange nka kera, abanyamerika abantu bakabya turashaka gukomera kuba igihangange, kandi kuba igihangange niko basiribanga ibindi bihugu bakabisenya. Usanga n'amatorero yaho abishigikiye, bakita abandi bantu nk'uko bashenye Iraq, nk'uko bashenye Afghanistan na hehe. Wowe wabura umukristo ugashigikira yuko abantu antikristo n'aba bitangwa ni antikristo, nose kiza no kubica no kubasenya ibibaho. None se Yesu yaje akora atyo? Yaje azanye amahoro. Noneho ubundi ko babikora ni ya mana iri hano twaba. Buriya Trump yakoze igihe gitoya cyo kuzamura ya marangamutima y'abanyamerika kugira ngo bongere bateke, ko yavuga ngo America must be strong again. Uzasanga bavuga ngo Amerika igomba kongera gukomera nka kera, ikaba igihangange ntivogerwe n'abashinwa, kuko bashyira bakora ngo rero ko abashinwa bakomeye bagiye kudutanga, bajya baza turusha economy, ntaho tuzaba. Ubutuzi bagiye kubugarura, barakoresha, bafite inganda nyinshi, ibyacu tuzabigurisha hehe? Amerika igiye kugwa. Niyo mpamvu rero bashyizeho biriya bya Australia n'Ubwongereza, barakora cyane kugira ngo Amerika igire inganda, igiramo amato menshi, kontrola amayanja. Noneho batera ubwoba abaturage b'isi, cyane cyane bari ku ruhande rwa Amerika, yuko noneho Ubushinwa bugiye kubamira. Ariko si Ubushinwa ni n'ubuha imbaraga, ni Illuminati na Satani. Ndetse uha imbaraga abanyamerika nk'uko tubibonye ni abangaba n'ubundi nabwo ni Illuminati. Ni Illuminati n'Abarusiya. Nuko Abarusiya se ko bari bafite, kuki bafashe Abasoviyete bagasenya Abasoviyete bakavaho? Kandi Abasoviyete aribo bakoze za ordinateri tubona zikomeye ziba mu cyo bita muri World Space Station iri hejuru iyo ngiyo. Izo za computer nizo zifite amazina yacu twese, uko witwa, aho uba n'uwuriwe, bakurikirana ibikorwa byawe bya buri munsi. Ni nabo batwoherereza, baturoga bakoresheje uburyo bwo bita ngo ni extreme low frequency, za radiation ziva hejuru, muri bya nibyo twise ubushe twarabivuze byo bita ionosphere. Ionosphere ni uburyo bwo gutwika imyuka iri hejuru muri hemisphere, ikaba nk'amashanyarazi. Noneho amashanyarazi akaba menshi, akaruka ku isi, agaruka nk'udutonyanga duto cyane ariko twinjira mu bantu. Ni muri urwo rwego bakoresha na gahunda yo kutwinjira mu bwonko, bakoresheje ibyo bita electromagnetic frequencies. Ubwo ukuvuga ngo abademokarate n'ibyo bintu utubwiye bashinzwe, aba republican n'ibiki? Ni intambara, gukora cyo bita violence ku isi, zero ntambara zo gukubita hasi ibihugu nk'ibi bakoze byo gutsinda biriya bihugu 7 by'abayisilamu. Ubu hasigaye 2, ariko kimwe nacyo bakigushije mu bukungu cyo bita Lebanon cyangwa Liban. Hasigaye Iran rero bazayishozaho intambara yo mu minsi iri imbere. Harya maze Bill Clinton avuyeho yasimbuwe nande? Bill Clinton
yashimiwe na George Bush. hanyuma George Bush yasimbuwe na Obama. Ninde wateje intambara? Obama hari ahantu yigeze ajya kurwana cyangwa ni Bush wagiye kurwana? Ntabwo abademokarate bajya barwanya intambara zigiye zikomeye, nk'ubwo ibyo bashinzwe. Intambara zabo ni ukwica umuntu mu buryo bw'ubugingo akaba ikigoryi. Obama yari umudemokarate. Hanyuma Bush ni uwa muri Republican. Bush se wishe Saddam? Niwe washenye nyine Iraq. Urumva bya bintu urimo kuvuga ko ni ibintu biri ku murongo, byubatse biri ku murongo. Yes. Ahubwo ni nabo bateye Afghanistan ngo barashaka Bin Laden. So Bin Laden ejo bundi aza kwicwa, ariko ntiyishwe, n'amayeri yibereye ahantu ko yari umugaragu wabo. Bamaze kumushyira aho ngaho, bo ntibajya mu ntambara. Uretse babonye igihe barwanyaga Gaddafi ubundi yashengwe n'abanyaburayi, bo ntabwo abanyamerika bajemo. Baravuze ngo ako ni akaraka tubahaye, kuko hari ku ngoma y'abademokarate. Ntabwo bagiye mu ntambara. Ubu ngubu icyo bamaze gusenya mu Burayi, ubu ngubu igihugu cyarashwanyutse. Icyo bashaka ni resistance yo gushaka kugira ubwigenge, kugira ukuri, buriya babigezeho. Hanyuma mu gusoza turasoreza ku kibazo kinene nakubajije, kuko ni bibiri twizeho. Twize ku bukungu na politike isi yubakiyeho. Turangije ubukungu, niho twinjiye kuri aya madolari. Politike nakubajije ngo se politike hari ibaho iruta iyindi? Impamvu nabikubajije nuko Amerika tuyifata tukayigaragaza nk'igikoresho cya politike ku kigero rwo hejuru, izindi zikaba ziri hasi. Bigutegeye iki kintu cyo ushaka kumenya? Oya, muri politike ni bimwe, buri muntu afite erega byose bigomba kugenda ku mugambi. Wa mugambi wo gushyira ku bwami. Kandi kugira ngo ushyireho ubwami ugomba gufata ubukungu, ugafata na politike, noneho ugafata n'iyobokamana. Umugambi wose ari amafaranga, arayafite. Umugambi ni ukugira ngo bamuramye nk'Imana, ashaka gutwara umwanya w'Imana. Twebwe dushaka kurwanira amafaranga kugira ngo dukomere, ariko we ntabwo arizo nyungu afite. We amafaranga arayafite, ahubwo arashaka kugira ngo bamuramye nk'Imana. We nicyo arwanira kugeraho. Noneho rero kugira ngo bamuramye nk'Imana, ba bantu agomba kugira uburyo abakontorora mu bukungu, mu mibereho, noneho akabakontorora muri politike. Noneho yarangiza akabashora mu kintu gikomeye washaka, mu iyobokamana, ariko rimukorera ryo kugira ngo bamuramye. Niho politike ihuriye n'iyobokamana. Rero twese rero ahangaha buri gihugu gifite icyo gikora muri ibi ngibi, ariko hakabaho ibishinzwe kwamamaza za mbaraga. Ni bya bindi byitwa amahembe 10, aribo bami 10 bategeka isi. Bavuga mu mazina, batubwira mu mazina, kuko umaze iminsi bavuga, ariko abantu benshi ntabwo barabamenya. Iyo tuvuga ubundi mu ncamake, tuvuga ibihugu byo bita ngo ni G8, ukongeraho Ubushinwa n'Ubuhinde. So G8 tuba dushatse kuvuga Amerika na Canada. Mu Burayi tugasanga Ubwongereza, Ubufaransa, Ubudage n'Ubutaliyani. Muri Aziya tukahasanga Ubuhinde n'Ubushinwa, tukongeraho Ubuyapani. None tukavuga n'igihugu gifite cyo bita mpuzamigabane, Uburusiya, gifata Uburayi na Aziya. None pasi aya mahembe 10 yo 10 uvuga, ese bimeze bite? No gukomera muri politike, no gukomera mu bukungu bimeze bite? Niko byakora byose. Gukomera ko ibyo urugero by'amahembe 10 se biriya bikomeye muri politike, mu bukungu no mu gisirikare. Byatoranyije ibyo bintu. Uzasanga birimo ibihugu bya rutura bifite imbaraga za nucleaire. Kuri ibyo bihugu 10, 6 muri byo bifite imbaraga za nucleaire. Kuri ibyo bihugu ibindi 4 bisigaye bifite umwihariko wo kuba ariyo byicaro by'amafaranga. Ubudage, Ubutaliyani, Ubuyapani na Canada. Ibyo ntabwo bifite imbaraga za nucleaire, ariko bifite amafaranga. None paze iyo uri kudusobanura ibintu werekana ko ari biri mu byahishuwe cya 13 ndetse ukananyaruka mu cya 17. Ese uyu munsi ibihugu 10 utwereka nibyo bikomeye mu muryango w'abibumbye? Ukomeretse kumva numva ngo bongiyeho ibindi 5 biba 15. Ese ibyo 5 nabyo birimo byarahanuwe bimeze biti? Ibihe sigaye numva ko noneho hari ibihugu 15 bikomeye mu muryango w'abibumbye. Ntabwo bigeze ibihugu 5. Hari akanama 15, ubu bisigaye 15. Oya, biriya ni ikinyoma. Byo bikora bisimburana. U Rwanda rwigize gukora ishyano rubijyamo, rumara imyaka 2, rusimburwa n'ibindi bihugu.
ariko ibyo byo ni nka kuvuga ngo nanjye nageze hariya ariko ntacyo bivuze. Ni ukuvuga ngo ibihugu bitanu byita ni permanent, tubita ngo ni bikora nicyo bita veto, bifite uburenganzira buhakana kimwe muri byo, bishobora guhakana ibintu. Ibihugu byose nubwo byaba byacyemeye ntibinyuremo. Ni ukuvuga ngo ubwo ni uburyo bwa demokarasi y'ikinyoma, kuko satani ntabwo ashobora kwemera demokarasi. Ibyo ashaka rero arabikoresha nk'igihugu kimwe, noneho bugacya mu gitondo abandi bakabyanga, bikoresha bita veto, kandi bikaba byemewe n'amategeko. Mwebwe muri benshi, ariko wa wundi uko afite kakandi kitwa veto, ni uburenganzira bwe kwanga, kuko ni permanent member, ni membre permanent mu kanama kandi gashinzwe umutekano ku isi. Kandi ikimuranga ni uko afite noneho n'imbaraga za gisirikare. Nta gihugu muri bya bindi bitanu bifite imbaraga za nukiliyeri, muri uko ni bitandatu ushyizemo n'Ubuhinde, bya bindi bitanu biri hariya, nta gihugu muri byo gishobora kujya hariya kidafite imbaraga za nukiliyeri. Igisirikare gishobora kuba cyazimya isi kibishatse, gikoresheje za ntwaro za kirimbuzi. Hanyuma wenda mu gusoza, muri ibi bintu tuganiriye ku birebana n'ubukungu na politiki isi yubakiyeho, twinjiyemo dushaka kureba ese bihuriye he n'iyobokamana, ni gute bishobora kugira impact ku bugingo bw'umuntu, ku bizera cyangwa ku itorero rya Kristo. Impact zifite ni uko birwanya Kristo kwanza, bikarwanya n'umurimo wo gucungura abari mu isi. Ariko ku ntore z'Imana byo kuko nabwo ni ubundi bwami. Niyo mpamvu ushaka kuburwanya azagirirwa nabi. Niyo mpamvu dushobora kwicwa, niyo mpamvu dushobora guhemukirwa mu buryo ubwo ari bwo bwose. Okay? Noneho rero wa muntu wavuga ngo byamugiraho iyihe ngaruka. Ingaruka ya mbere ni uko birwanya intore z'Imana, ariko ntabwo bizazinesha, kuko biravuga ngo iyo nyamaswa, abo bami n'iyo nyamaswa bazahagurukira kurwanya umwami w'abami n'umutware utwara abatware. Ariko ngo umwami utwara abatware akaba n'umwami w'abami azabanesha. Undi uzanesha abo ngabo ni umuntu wahamagawe, watoranyijwe, wakiranutse, kandi uri kumwe na Kristo, niwe uzanesha iyo nyamaswa. Amen. Turi ku rugamba tuzaneshezwa n'umukiza ko twifatanyije nawe. Nta kuntu. Niyo mpamvu rero tuba tuvuga abandi bareba bakaduheba, tubareba bagira ngo barabaroze. No, turavuga ibintu kugira ngo abantu b'Imana bamenye isi turimo iyo ari yo. Urumva neza, niba uri mu mwijima ukaba uhagaze ahantu, umuntu avuga atari ko ahantu we uhagaze urahareba, utega amahari hari ikinyabwoya kitakubaba, we yarebye yakumurikira akaba atari ko ahantu uhagaze, hari inzoka ishobora kukurya, angiza akaguseka. Ejo hari umuhungu w'inshuti yanjye yavuye n'ahangaha agiye yongewe muri za Tanzania, yongewe kuzusura bene wabo. Yarambwira ati hano iyo turyamye ntidusinzira, kuko inzoka ziraza zikabarya nijoro, kandi ntataraba bafite ko ari mu ishyamba bagiye gushaka uburyo borora inka ngo babeho. So rero hariya bakeneye umuntu ureba, kugira ngo rero babikore bafite imiti batera bagakikiza urugo kugira ngo inzoka nizo ze kuhagera. Noneho rero kimwe n'ibyo ngibyo nkubwira, hakeneye amaso areba. Kino gihunyira turebye kuri ngiyi Amerika, mu bwiru bwabo bo barareba ibyo tutareba. Amaso yabo arareba no mu mwijima. Twebwe rero amaso yacu ntituyakoresha, kandi twebwe amaso yacu ni Kristo, niwe mwuka wera, niwe maso yacu, ni nawe uduhishurira ubwiru bw'ibi ngibi iyo tubishyira ahagaragara. Ariko umuntu akabifata ngo ni inoti agashyira mu mufuka ajya kurya amandazi, ariko ntashobora kureba ubwiru bukubiye muri iki kintu cyatunze. Hanyuma pasi ihangane gato mubaza, mutweretse ko hari ingaruka nyinshi ku itorero cyangwa se ku bizera. None mu nama watugira cyangwa se wagira abadukurikiye bakijijwe n'abandi bumva bashaka gukizwa, bumvisha ububwiru bwa Satani, aho mutweretse n'iri dolari rya Amerika, ese umuntu ashobora ubushaka kuvuga ngo aya mafaranga cyangwa se aya madolari ya Amerika tureke kuyakoresha? No, kuko ibyo dukoresha byose mu isi ntacyo yiba twavuga dufite Kristo. Ababikoze n'abandi bo barabiramya, kuko ibi ngibi nibyo bahesha ibyo bafite. Twebwe tubikoresha mu zihe nyungu? Ese turabikoresha mu nyungu z'Imana? Tuvuge ubutunzi bwose n'ubw'Imana. Tuvuge umuntu aguhaye amadolari avuga ati kora igiterano uvugiremo ibya Yesu, icyo gihe uba ukoresheje iki?
bya bindi nubwo ari ibya satani bigamije gushyira hejuru izina rye, noneho we bikoresheje mu rwego rwo gushyira hejuru izina rya Kristo. N'izi tekinoloji tuvuga ibi byose, ubundi hari umuzungu wavuze ngo, umuhanga yaravuze ngo ikibazo dufite ku isi ni abantu bari inyuma ya microphones. Microphones abari inyuma zayo, microphones ubwazo si mbi, ariko abari inyuma zazo nibo baduteje akaga. Yashaka kuvuga abitangazamakuru, abari ku maradiyo, kuri za televiziyo, mu bikorwa nk'ibi ngibi baravuga iki? Kandi izo microphones zishinzwe iki? Si kurangurura, none ziravuga iki? Uzajya kuri televiziyo ureba abantu bava mu gitondo bari gushyiraho abantu bambaye ubusa, ababyina, abavuga ubusa, burinde bwira. Ureba arubakwa mwiki? Usange rero niba twe tufashe microphone kugira amahirwe nkatwe, reka tuzikoreshe mu buryo bujyanye n'inyungu ya muntu, atari inyungu y'ifaranga, ariko bijye mu nyungu y'iki? Y'iterambere ry'ubugingo bw'umuntu. Kuko ibintu byose, hafi ya byose, abantu barabikorera mu rwego rwo kugira ngo babone idolari nk'ubutunzi, ariko gihe idolari rishoboye kurikoresha kugira ngo noneho ubugingo bw'abantu burokoke umujinya uzaza, mba ndikoresheje neza. Bibiliya iravuga ngo inkota, uwitwaza inkota umutware aba ari umugaragu w'Imana, iyo ahana inkozi z'ibibi hanyuma akagororera abakiranutse. Ariko se abitwaje inkota muri iki gihe bazikoresha iki? Ni ugucinyiza rubanda. Uzasanga abitwaje inkota mu mashyamba barica abantu, baragira bate. Nibyo Satani ashaka. Izi ntwaro zirakoresha mu kwica abantu aho kugira ngo zirinde umutekano wabo. Ariko izi ntwaro ubwazo si mbi, si byo se? Intwaro, imbunda, iki byose uyifite, ni ukuvuga ngo iyo uryamye ukabona umuntu wambaye uniform acunga umutekano mu muhanda afite imbunda, ntuba uruhutse? Nose ugiye kubona ukabona n'undi muntu wambaye igikoti afite imbunda, urasinzira. Ubu turiya afite imbunda, ariko se ashinzwe iki? Ubu niwe yaje kukwica cyangwa kwica abandi bantu b'inzirakarengane. Yes, ariko niba ari umuntu ushinzwe afite uniform kandi arakora umurimo we neza, uravuga uti basi uriya ashinzwe umutekano, ya mbunda ntibaye mbi kuko iri mu maboko yande y'umurenge ushinzwe umutekano wawe. Ariko wa muntu yahinduye noneho wa murimo wo gucunga umutekano akawuvamo, ugasanga arafata abagore, arasahura abantu, arafata abantu mu mifuka, kandi ashinzwe kubarinda umutekano. Za ntwara afite kuko zifashwe n'ikigori cye zo zirimo zirakoreshwa mu rwego rwo kuhungabanya umutekano mu mwanya wo kuwuteza imbere. Ndumva twagarukira nshuti bene data mwese mudukurikiye, ngira ngo mwumvise byinshi uko isi ihagaze, murimo murumva ibyo twirukankaho byose nk'ubutunzi, cyangwa se kugira ngo tube abakungu bakomeye mu isi, amafaranga. Mu by'ukuri ni byiza kuyagira, ariko tukayagira arashyira hejuru Imana, ahubwo atarayatesha agaciro Imana. Ikindi ni uko ibi byose babima kutwereka isi turimo, isi dutuyemo, aho turimo turagana, ndetse bikanatwereka n'iherezo ry'iyi si, n'uburyo igiye gutembagara kandi igatembagarana n'umwami wayo ndetse n'abamukurikiye. Hanyuma mu gusoza, reka Pasiteri adufashe, niba hari iyindi nama yatanga ayitange, cyangwa Pasiteri niba wenda warangije wadufasha gusenga utanga na nimero zawe ku bantu. Hari abantu benshi bashaka kubaza ibibazo, hanyuma kuwagira ikibazo agakomeza kubaza ukamusobanurira inyuma ya kamera, nabyo ni byiza. Murakoze cyane. Inama natanga mbere yuko nasenga ndavuga n'ibyo mbwiye, ni ukubwira abari mu isi bose ikiganiro kizageraho ngo se nubwo tumaze kumva ibyo, ubuhungiro bwacu ni ubuhe? Ubuhungiro bwacu ni irembo ryadushyiriweho, ryitiriwe kuba ari irembo ry'intama. Umuntu niyinjira muri iryo rembo azakizwa kandi azasohoka azabona urwuri. Ni amagambo dusanga muri Bibiliya, ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana igice cya 10 uhereye ku murongo wa 9. Nkaba ningingira abantu bose bumvise ibyo ngibyo bamenye icya mbere. Hari abantu bajya bavuga ntukabwira abantu ibintu batera ubwoba. Oya, ndashaka ko bagira ubwoba. Ubwoba butuma bahunga, ariko babandi bakubwira ngo nta gihari, ni amahoro, barakubeshya. Bibiliya ivuga ngo mu gihe bazavuga ni amahoro, murimo kurimbuka kuzabatungura. Rero ahubwo abantu bagira ubwoba, basabe bagira aho bahungira. Bahungire muri rya rembo ryadushyiriweho. Ni irembo rifunganye, mu yandi magambo ni irembo rya Kristo Umukiza, kugira ngo bihane mu izina rye babarirwe ibyaha, maze basabe Imana kugira ngo bahe umwuka wayo kandi ibarindire muri iyi si mbi.
Yes, ibyo navuga rero. Ahandi mbere yuko tujya mu gusenga ni ukubwira bene data kino kiganiro bashobora kugira amatsiko, bashobora kumpamagara kuri 0788 50 60 76. Bashobora rero no kunyandikira kuko iyi ngiyi niyo nomero yanjye yo kuri WhatsApp, bakaba banyandikira. Icyitonderwa, ushobora kunyandikira sinkusubiza igihe cy'ushakiramo, kuko mafite ibintu byinshi ngenda asubiza, akazi kaba kagenda kiyongera kandi ngenda bikunda kandi byiza ngira ngo. Abari muri diaspora bo bongeraho kode ya 250, ariko babanje gushyira akamenyetso ko guteranya, noneho barangiza bagashyiraho 788 50 60 76. Imana ibahe umugisha. Dusenge. Uhoraho Mana ya Isirayeli, niwe Mana y'ukuri, muri Kristo Yesu waraduhamagaye, watubwira ubuhungiro nyabwo, kandi ubwo buhungiro ni iwawe mu ijuru, mu isi nshya n'ijuru rishya wateguriye aho gukiranuka kuzaba, kuko isi yuzuye gukiranirwa kuko iri mu butware bw'umwijima. Nuko rero bana natwe uduhe umugisha, turakwiringiye, utuyobore mu buryo bwose no mu gukiranuka kose, tubyambarije mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Ya, murakoze cyane nshuti bavandimwe, abakunzi bacu mukunda ibiganiro bitambuka kuri Iron TV. Turabasabira umugisha mwinshi kandi tunabinginga ngo mudufashe gusharinga ubutumwa bwiza bugere kuri benshi, tuzadufatanyije kwagura ubwami bw'Imana. Hanyuma turagushimira nawe Paseri, Imana iguhe umugisha kubw'ubu butumwa, kandi Imana ikomeze kugushyigikira ndetse no kuguha imbaraga nyinshi no kukuzuza ubwenge, gukomeza gusobanura ububwiru bwa Satani bwari bwishe abantu benshi ariko batari bazi, ariko bukaba buri guhishurwa muri iki gihe cya none. Reka tubabwire ngo amahoro y'Imana rero mwese abane namwe, hanyuma ikiganiro nakagaruka. Azatujyana muri amazu meza yaduteguriye, nitugerayo tuzahora turirimba, zaba kumwe na Eliya, zaba kumwe na Abrahamu, tuzahora